Kusima ko zindutse nk'umwaka noneho namahoro. Wahora n'iki mukobwa wanjye? Ese wabaye iki? Menya n'umwaka uryama. Ubuze ibitotsi se? Ngeze ndyama se? Ntabwo wigeze uryama? Ntabwo naryama. Wabaye iki? Naryama gute ko nategereje so nkicara ngo araza turye nkabona saa 8 zirageze saa 9. N'ubu ntabwo papa yigeze utaha? Ntabwo yaje. Ese papa yabaye iki we? Nyambo, papa afite agakungu. Hari afite insoresore bagendana basangira ibyo bya bigage na bya bikwangariye. Akoma winseza none agakungu ka papa ze wisaziye kuri n'abasore. None imatara agakungu subu yaraye. Nese ararana muri abo basore. Ubwo nyine baraye banywa ayo mayoga yabo. Ntago mbizi gusa nanjye ubu naje nicara ahangaha niwe ntegereje. Ariko uyu munsi ndamukuramo iyo kotsa. Shawe. Uzi ko ari dukereyeho mwa. Impamo. Kirasoma. Umbase. Shaho bigeze zana ruranda ruhaje. Cyasigaye minganite. Ubwo serusera tunywereye inzoga. Wabonye? Ariko niwe nabikubwiye uranga. Kiriya kigabo ntitura. Byageze mu masaha 9. Ngira ngo nawe arasukamo. Nuko roba manyerondo bageze aha. Wabonye ukuntu bari bagiye kuzimena. Ceceka. Kwari uko nyine ntuzatubiranye. Ruko wacabiranyije? Uzubwenge. Zirasize mwa. Oya. Ageje wari waje ufite angahe? 15. 15. Sinze wambwa ngo agone nazanye. Mayada. Wari ufite angahe? Wari ufite angahe? Naraye nishure angahe? Sibona haye ngo wishure. Nishure se 5 wamaye gusa. 5 bya nyine? Oya. Iki cyaje. Noranda. Ndio kajana mu mufuko. Kesho umutende ko kamukiza. Umva hinga. Rero mwa. Ukeye gute ko? So ntene gutaha kujama mwa. Ese rundi. Ibiherero byarahindutse. Noneho nk'umwaga mezi tugezemo. Nuguhumbya ngo burateye. Oya kamara. Kamare. Ariko urukona ukuntu ibukunzi heyutse. Ndebera. Dore harakingurutse. Ni mu museso. Ase ibintu aya masaha y'ikigeye sinzi kunasigaye ameze. Uziko ari hano masaha abantu zabatashe giheki. Bucengende yagiye giheki. Yagiye mu ruturutu. Aje ariko akazi bravo yazindutse. Yakazari zamurashye. Reba ntuza. Asinda nabi. Ntuza ugaramenyo gazongera gamere. Nde? Uriya kavunde. Bone kuntu bamukuzi ngumi bigahagagurira. Ariko mubwire cya kintu kigira umutima mubi reka bagikubite no mu. Barero mwana. Ndatashe mwa. Ntago ndi umuzamu ku myaka mfite ntago ndi umucacu wo kwicara hanze. Nese wiryamira ukamurika. Ntago naryama yansuzugura. Ndyamye nte. Ko geri gwari uyu munsi. Shareka nkubwire. Nushaka uburi hafu tugize kuko gera atanyica ndamwica. Kuzibinikira. Nese muganiriye mu mahoro mwabiki. Tuganira mu mahoro. Erigende gufata umwanzu urabizi ko bino bintu so yabigize akamenyero nshaka uyu munsi kubimucaho. Umweteza abaturanye nicyo nagusaba gusa. Ubundi baratuza. Ntacyo ngikera niba ari umugabo uzabubona kandi utamubona uzicara ahangaha nzakugaburira bicaho byagaciye. Ngabo ze ngenda mukeneye wo kujya nanjye ndaza kunyeki nk'izo zawe nkarara naryamye. Ariko nawe ntabwo wavuga gutyo ko ntawe ushaka nkuko nyine nashatse. Ushobora gushaka wakakubera mwiza. Ndanabikwifuriza kuko ushatse umugabo ameze nkaswa wasara. Kuno nabenze Yohana. Je numvaga wari kwiryamira ryataye agataha rwose. Ntago njyanye sinsubirije. Ubwo uricara wicaye ngaho mutegereje. Hano gusa se nkarako nahatsimbye igiti hubwo na iki? Aha, kanishira agati niko biramenyo mbihore ntambara zanyu ndazimenyereye. Arogeje.
ikibazo ntabwo ndarwinjiramo rero none ubu ndavuga ngo naraye he mu rugo rwawe muze mba nyine ikintu ngiye kugusaba nze nkubwire nshaka ngo aze maze nsobesha hari ikintu nshaka kugusaba kanyara mu muhanda ntabwo mperuka no kunywa amazi rero zisa n'umuhondo ewe umfashe umfashe mu wiwanje kiriya gihunyira nyine kiramutse kikubajije ngo mbese naraye mubwire ko twaraye mu masengero jean cyaka kugira nta kindi ndi buhereza se nta kindi ndi bubahe ko umbase mbona gashizemo shanje nahazemwa agarara neza hari ikibazo dufitanye mwari nimba mugiye mwanyishyura amafaranga nangahe angahe mwahereko bari kumaze kuba menshi oya barasha amafaranga reka nsome neza baramwishure sha bara wewe bara 8350 afu ako ni make ariko utaramwishyura aho twari twahaye se nimugoroba oya reka papa utaraza kumusura twamuhaye ibyo ngibyo nijye nabaye ntabwo sha ejo ndagazana oya ntabwo wancika reka ngazana ntabwo wancika muze ngazindutse we acha bana we okay have sha ndaza mu rugo kuyafata uzi ugafata byo mu rugo turayakuzanira ku mugoroba nitumweranga wamanutse neza tugende fata sha weha amafaranga gawe turageze neza ngaho gende uko mutware neza ubita dawo atasha yego urangi rahosisha urasha gendesha udahangarwa urugamba mu mutwe wacu banyitaga mwanzi w'ababisha ndatashe mba ndambuye data rero sawa mwana we uri umuntu w'umugabo kandi wakoze cyane uri umuntu w'umugabo gusangira nawe singuwe sawa rero nayahe rero ndayigurisha ariko mwana ntabwo ndarwinjiramo ndagashaka iki arampa mama aranya weke bwo acha bwana we nje umugore wawe ntabwo nje yandenza amaguru ay ja ntawe ukomeretse ntawe ukomeretse afisha genda ndakomeretsa uri umusore ubwo turi kumwe inyuma harafunguye uri gutambika ibirenge ujya hehe garuka hano inyuma sinafunguye wabugana gisego turemibe ndashaka umbwire uvuye waraye hehe waraye hehe ego mama rero haje ntabwo nakubwiye dore narindi hano hirya kwa Suba twari turi ku kiriyo wa mwuzukuru wa nyina wabo wasebu kwa nyina mukeba we yagwengeye nkubwire muze aragiye we nkubwire iki ngunda naho uko tunyaga tugambo twese ufite hano ntago muri karete hapfu umuntu ngo mbiyoberwe ngize ukuri nise nkubwiye he ahasi oya reba kwangira umpatse afite isabukuru nendi kumufasha gutonora ibitoki size rero mukamuje umvuyeyo bari guhogera none se kuburi hari ukantumaho umwana ati ndaye hanga bisabiki ngize ukuri cyangwa uvuga agiye nkume n'uwo mutwe ngo ngize ukuri kiravuga waraye he ntabwo uri kwinjire muri ino nzu iyi ngiyi utambwe ahantu waraye kwa mugore wa mugore dore buri gihe umberaga ikigusha
ntabwo nkubwiye ngo naraye mu masengesho dore twari turi gusengera reba uzamutse ntabwo twagiye kanyarira twagiye turamanuka amasengesho bihuriye hehe twari turi Beteli ubwo we no gupropoza kunshira muri korari wa kintu ahubwo none si ntariti dore ntabwo narenza kandi mwizirihe jambo ninde wabwirije reba basomye ku gifuniko nuzaga Bureyeri 5 umurongo wa 900 hagati aho narindi gufashwa sinumva ukuntu bari iyo korari yaririmbye muze korari n'ebyiri hari tureba inyuma hakaza na Haleluya niyo yari gushusha urusenge mayihuni kubera cyo babanje kumbeshya ukangwa ibyo bintu byose bikatakatisha ku ruhande cyari bitotsi byo mu masengero nikata ako nakubeshe he wowe urambeshya ngo kwa Risu banga umuntu wapfuye ngo isabukuru warangiza ngo mu rusengero ntabwo uri bwinjire muri ronzi ndiko musubire waraye nigeze nkubwira iby'abapfu navuze abapfu ndavuga gusubira aho waraye ariko naraye kadoro wa mugore ni mpama dore kandi wowe utumaga ndara mu mihana nkaja mu butayu mu masengesho mbaga ndi gusenga ngo wende byibuze mbone mfite agahenge nkubu ntagusenga reka nkubwira bishi ntunkore mu bwonko kandebera koko mana tangura mu bwonko ariko mana ntumbwiye ngo ningera mu bwonko uvuga je abantu barana kwiyicira nzakwica ibintu byo kukwirega dore aba bose nabazimu si wazaje tukajana gusenga nawe bakagusenga nta muntu kwisugira abazimu nk'abo ufite siba bibaza umuntu uri kwinjira hehe se uri kwinjira he ntabwo kutari bwinjira hano ego kandi babimpanuriye nimpama haruhise aja mu mwuka ngo 1 2 3 4 ngo mbonye winjiye mu rugo ariko ari intambara dore ngizi ndazihasanze ariko bambwiye ni wowe muntu wa mbere ze intambara muri runo rugo na Yesu wawe wagiye gusenga araciriritse kira mwizina rya Yesu kira ego umudayimoni ko injira uzagwa n'ahandi babimwe ngo ndinjira injira ugabanya amagambo ariko mvuze akayira kaza kurwina ntikazatsibangane Hazema urabona utagiye kuzasara muri iyi minsi siko noneho numva imitsi ubwo ngiye guturika ntese wabaye iki kandi sinumvishe papa yatashye sinigeze ko ariko nyambo uzi kugira ngo papa wawe aze anyifatira mbeshya ncurikange acuranure ngo byagenze utese ubwo nyine yagasanga amagazi imbere y'umuryango nanjye nabambye kumwe kwanyira kubwiraga urumva ndamubwira geri gwa uvuye arambeshya ngo avuye gusenga we ngo yaraye mu masengesho ngavuye papa byabanje arambwira ngo yagiye ngo ku kiriyo ngo amaje kumubaza ngo yagiye mu isabukuru arangije ngo avuye mu rusengero ngo baririmbye ngo Haleluya papa mu rusengero ari ndetse wamujyanye muri urwo rusengero ko atazi n'umuryango iyo yambwiye ngo yajyanye na Bavalensi kandi umushize nawe kubwiye ngo afite agakungumbura ntabwo ushaka kubyumva aja mama niba ari urukundo rwakugize none ndabyemeye ko urukundo rugira umuntu impumyi pe uba mahane wari ufite n'amakakari yose yakubwiye ngo yagiye mu rusengero itutuza papa se kuva ryarajya mu rusengero ko nge yinjiye mu nzu ngahita ngira ngo akabari kimukiye mu nzu iwacu aha jambwiye ngo Haleluya Valensi we se ajya gusenga ngo yego nabaje nose kubera iki bagiye gusenga ntumbwire ese niba wagiye muri zo sabukuru kucyo butambwiye reka neme kwagiye kumusengera kumbwira uti ngiye kuri aba masengesho bitwaye iki nyine kubera ko undi umugore ntiyambwira gahunda zose ngo muri Beteli muri Beteli baye yambwiye ngo Beteli ngo Haleluya ibindi ntabyo nshaka no kubimenya uratuza ati mugabo mwiza injira wiryamira uvuye gusenga wapi atangira ibyo kunuka ngo yaragiye ngo gusengera ngo abadayimoni ngo bambamo ngo nige ntamuha agahenge ntago ngende kumva ukuntu papa yajyanye na Valensi gusenga ubu gusa imyaka ya Valensi n'iya papa gute bashorikanye ngo bagiye gusenga nawe unyumvire reba imyaka irimo papa utajya usenga ku cyumweru papa akaba yagiye kurara ngo mu masengesho kwa kangahe ibintu se bibaho nawe nyumvire ubu ngubu ni wowe wenyine mfite Valensi
ngewe ngiye kuzana Valence atubwira ukuntu aho zisatu yarahekanye simbuka mwana Cya kuziruka neza neza nshaka kugira nzamenye ngo uru rugo mushaka kuzanyica cyangwa papa wiburana kuko uzigiye watahiye kandi bimaze iminsi nazo sinabasoma Valence iri joro nari muri hehe ntago babwiye wababwiza ukuri si wagihunyirawe none tungabisubiremo numva mbo igihunyira ni ku rusengero igihwerahwere ubwo ku rusengero ni izina ry'itorero Beteli none nimpuha inkoni umenye ngo ni amakorari haleluya natureba inyuma umuntu ahita acanga muri akariya kabana icyo gihonyera twaraye mu rusengero rwose ngaraye mu rusengero wowe na papa ngaraye mu rusengero wagenze kuva ryari wowe hanyuma akagasozi ko gatuyeho insengero nyinshi nurere rusengero mwasengeyemo ego bikimara wababwira wagihwerahwerewe ewe harya ntago gihwerahwere si Beteli dore abasibara nagendaga uzi umwuka guriyo dore ubuhanuzi sha baranura umwuka barahanuraga ako kagwaye n'amasengesho ariko guterura cyangwa ni ibizindi imbaraga ufite muri wowe sibagira ntabasenge nabashobora hano bande se ngomba kubafatira ibihe ntacyo hanyuma imbaraga papa yatubwiye ko mwasirimbye mwagize uti mwaririmbye korari yaririmbye nyumvira sha ariko sha ayo we sha iyo nkoni yanje we sha irashize ni impamvu suba kandi zagakura nabyinkoni papa yagiye irashize korari aririmbye nyinshi yagize abana z'abakuru ndiko kubaza marima korari yaririmbye yitwa gute korari y'abana se mu masengesho agiye abana cyangwa abakuru cyangwa iki nturumburizo mirobo ntabwo yo data we bere aririmbye korari rimwe mu muhungu w'inzobe urumva iriya bayita haleluya kandi na ya yindi haleluya amena hoziyana we hajya ya yindi ni turebe inyuma urumva na ya yindi y'abana sinzigera harimo umuntu uzi kwantona sinzigera ndeba imbere igihe cyose nzahora ndeba inyuma haleluya cunda gusenga twabyinye takariraka mwe ntabafatiye amasengesho kurumva yuko ntago Valence yarari hano kala huje ni papa wawe yagenda yara ku muryango nta muntu utaki uzi ko nabatijwe no mu mwuka gwera nese ko njye numvishe papa yinjira mu nzu nkumva hari undi mwuka w'inzoga ndi kumva nganyumvira sha shara inzoga nazo nyine sirazitayeho cyane kuye mu jana nari mfite sakura je reka nkubwire moja mbili tatu ine tano sita saba nane sita saba haleluya byinyo mbonye nakuyongutiye mbonye uguri ugitengegesha siko pastor yari kutubwira ariko nta tuzi yabikuraga uribuka akangubwire byo byabaye cyakora pe umbabare nakwitwayeho nabi narakaye ndetse uburi umuntu wancururu inyamba kwako namugarije umutima arungutse pe ariko nge nawo ndi kumva ko radirimba ngo turebe inyuma cyangwa turebe imbere inyuma se habiki iyo korari ntayozi iyo korari turebe inyuma rero wagihwerahwerewe wowe kandi ndagira abo ntabwo babisobanukirwa ariko kibagiriwe ndi mpambarega ndi kuyahuza amasengesho uru rugo rukuzamo amadayimoni nkaza mukabona ari nk'imbwa itashe ntimukinyubaha ngomba kubafatisha iki uwite umwana wanje ukunda muneza nta muntu asuzugura aragusuzugura ni kwari ugusenga shitani naho ngaho yinjirira shitani muri no minsi iri gusenya ngo ni ukwitonda babwire rya jambo badusomeye ku gifuniko
muri Gaburiyeli cyarindi ryarindi ngo izabyoroshya harya harya izabyoroshya ahubwo izabyoroshya basomye muri Matayo ahubwo haraha izaba byagiza ngabanyabyaha bazumirwa cyakora umupasiteri wanyu nubwo ndi guseka ariko biranababaje ni ukuri n'intama wenda ngewe nakubeshye nyine natwe twakurakariye twanatangiye no kugukeka ko utangiye kujya mu mico mibi aho kuko niba wayobotse inzira yo gusenga amerezaho ariko imico mibi ntigeze mu rukuzi mbona na gutya reka nkubwire umutwa wenda nubwo ko wagiye gusenga ariko ubanza uragenzura ahantu bagiye gusengera ko harimo umwuka w'Imana ko ndabona ntazi uko umeze guriyo barasengaga kandi ibi byose biterwaga namwe kutanyizera umbabarire pe ngo mumenye ko ndi umuntu kurya bararyaga bakabimara nkaburara tugucura ibiri ntona nayo ibikoko by'umuceri byashiriye ubu ngubu iyo biba udahari bari kuzavuga ngo Yesu ndamu urabizi umugabo twongeye tujye muri rwa rusengero rundi Kwandi bavuze ruri buza mu pasteur mushyashya. Kwase muharase. Ako nanjye turajyana. Naka muraturari. Oya. Nese ubwo urwo rwarara rwonyene. So wagize ukuntu baga bari gutaruka washoboraga ari amakorasi. Ubu safari tarusha ndakubye. Hoya ariko mumbabere gusa. Twumvikane tugendane. Nyiriwe. Mahoro mzee. Mahoro mwiriwe neza. Mukomere Kirisitu yeza kuzwe yasaguha umugisha yego nawe amahoro g'Imana gabane nawe ase muze wari uraha ariko kunabategereje asa nawe ariko nubwo asa nawe tegerereje yo ejo narabategereje mugoroba hehe kumuza kwishyura ndababura none ngize amahirwe muri babiri yo data harya ya maturo ntago yagize dore nayo n'umudiyakoni kanje ko musarani mwe buretse ariko umwana aje gukureba abantu musubize bari ku musarani ndetse bagufitiye papa ari kunyishyuza ako se pa uri mu ntabwo wareka kakubwira iki naka gasimba nagiye kukumano reka ndebe niba ari mu mumureka tubwire neza biterana data urimo ase wareka twivugana amafaranga bagufitiye nayi ndimo amafaranga 2,850 nayaryare cyangwa uyu munsi hari urwagwa ruryoshye pe niya nzoga baraye banyweye iwawe ninjoro ejo bararunyweye bararumara baruzindukiraho mu gitondo none dore n'uyu munsi banze se kumbi niyo mu rusengero nta amadosera Valence ntabwo uri kuvanga amadosiye reba neza umaze kutubwira ngo iki oyo ntabyo nta nubwo uyu ngundi bumwibandeho cyane ndakwizibanda kuri wowe ibyo wabyemeye batibwa insengero z'iki gihe zisigaye ziracabiranya abantu twagize ngo n'urusengero banda bashira umwana w'abadagenda kuva ryari mu rusengero haba amacupa y'inzoga ndetse mukajyamo n'amadeni wigihwerahwere ngo areruya mbega abantu Vare reka nkubwire tuje kubara mu rugo rwanjye ahubwo mbare kabiri wawe umva utagenda mutanyishyura ariko uyu sakura imideni wowe umuze nyishyura Vare ntabwo nyishyura ndewe ngaho bakuri ntebe nyitwara none tujya njyane mu kabari ibintu unkoreye iyo ntumbiriye uziko wankumbaga ndewe